bahorana amatabi mu ntoki, ubona ko basa nabi, bamwe barakomeretse barahondaguranye, bamwe bararwanye, hari ngo n'abagendana inzembe, hari ngo mbese ugasanga nta sura nziza afite, ngufu, ugasanga umukobwa arituye nka ngufu eshatu kandi arajegera aragenda neza ari ku kibazo kandi ari umukobwa. Ukibaza ukavuga ati se ubuzima bw'uyu muntu kuki yabihisemo? Ubuzima bw'uyu muntu yabuze icyo yakora, ugasanga hari umuntu umubaza takundi wabuze ikintu wakora, ugasanga abantu bose baramutereranye abantu, ariko burya ugiye kureba impamvu akora biriya bintu. Bavuga ko umugabo waguze indaya akubwira uburyo ki indaya buriya ari ingome, kubera ko indaya iyo wamaze kuyishyura ngo muba mwarangijanyije, kuko akenshi uzasanga indaya zishyuza mbere, kuko hari ujya kurongora indaya nawe akayambura. Iyo vuba vuba ari kukubwira nabi, uri hejuru ku murongora ariko nta magambo meza ari mu kanwa ke, umva gira vuba kubera iki? Aba ari gutekereza muri we ati niba uyu yamaye 5 ku gasima hari uri bume 10, hari uri bume 5, tuba abandi bamaze abakiriya, ati ngo abakiriya bagiye gushira mu isoko. Hello guys, hello friend, bumeze mute? Nizere ko mumeze neza, ndabakunda cyane kandi cyane. Njyewe babwira nitwa Queen. Nukuri Amahumbezi TV batubwira ngo ikiganiro nakagaruka, koko ntabwo twigisha umwe ngo n'undaburizwemo, kuko hari uwumva ibyo yumva agakuramo isomo rye, hari n'uw'ikibazo kiba kitaraza ugasanga ntarabona isomo rye. Niyo mpamvu dukora tubabwira kugira ngo n'abandi batumvishe cyangwa se batumvishe neza n'abacikanwe namwe mwumve. Turabashimira cyane kubw'imirimo yanyu myiza mukora, kubwo kudushyigikira. Buriya udahari sinakicara hano ngo nkubwire ko nabandi meze nk'uri kubwira umuyaga. Uyu munsi rero njyewe Queen nabazaniye agashya. Hari umuntu wambwishije inama arambwira ariko se, ariko yasaga nkaho ambaza, ariko mukuri akeneye n'inama. Ni umukobwa wabimbajije, sinzi impamvu yambajije, ariko naketse ko yaba ari uko akeneye inama. Yambajije ati ariko buriya umwuga w'uburaya cyangwa se bano bakobwa bakorera ku mihanda, iyo umugabo akuguze akugeza mu rugo akishima nawe, cyangwa se icyo ibyishimo yashakaga arabibona, atahabonye ibyishimo nk'uko umuntu ashobora kuba yakundana n'umugabo bakabana bakaba barongorana bakishima, cyangwa se afite girlfriend cyangwa boyfriend bikaryoha. Nuko yanyibereje. Rero icyo navuga b'abakobwa bicuruza ku muhanda, cyangwa se icyo dukunda kwita indaya mu kinyarwanda cyiza tubita indaya, burya hariho abenshi babarenganya barya abakobwa, cyangwa se ugasanga tubatuka ngo bahisemo umwuga mubi, ngo niyi mpamvu bajya ku mihanda, ngo niyi mpamvu ngo bameze kuriya. Akenshi usanga hari abihebye bahorana amatabi mu ntoki, ubona ko basa nabi, bamwe barakomeretse barahondaguranye, bamwe bararwanye, hari ngo n'abagendana inzembe, hari ngo mbese ugasanga nta sura nziza afite. Akenshi uzasanga indaya ari ba bantu badafite isura nzima inoze, isura birimo inkovu, uzasanga barangwa n'umushiha cyane, uzasanga bavuga ibibaze kubera za nzoga biyahuje, uzasanga ari bene b'abakobwa banywa rikeri, b'abakobwa banywa za ngufu, ugasanga umukobwa arituye nka ngufu eshatu kandi arajegera aragenda neza ari ku kibazo kandi ari umukobwa. Ukibaza ukavuga ati se ubuzima bw'uyu muntu kuki yabihisemo? Ubuzima bw'uyu muntu yabuze icyo yakora, ugasanga hari umuntu umubaza takundi wabuze ikintu wakora, ugasanga abantu bose baramutereranye abantu, ariko burya ugiye kureba impamvu akora biriya bintu,
wasanga nawe wamugirira impuhwe. Gusa si bose, hari ushobora kuba abikora by'ingeso, ariko hari ushobora kuba abikora kubwo yabuze uko agira, kuko nta yindi choice afite. Uzasanga kenshi umuntu yari umunyeshuri agayacikiriza bitewe n'uko bamuteye inda, kuko buriya abagabo benshi badufatirana mu bibazo, mu bintu turimo, mu bihe turimo, mbese mu kibazo runaka turimo nibwo badufatirana abantu baturusha ubushobozi. Niyo mpamvu akenshi twicara tukavuga ngo abakire si abantu, kubera ko nyine nta bumuntu tubabonamo. Niba ndi umukobwa nkaba wenda nta mafaranga mfite, uramfatirana kuko nshaka ayo mafaranga, ukankoza icyo ushaka, ariho hahandi bavuga ngo bagushikishije amafaranga cyangwa ikintu runaka, nawe ukemera. Niyo mpamvu nyine usanga bavuga ko ukurusha ubushobozi nyine abakurusha byose. Noneho ugatekereza ukavuga ati ese iyo ndaya cyangwa se uwo mukobwa yahisemo ibyo bintu yabuze iki? Hari igihe aba yigira agatwara inda, ugasanga ababyeyi kenshi iyo batwaye inda barakwihakana cyangwa se bakagutererana, ugasanga urandaraye cyane, ugiye nko muri ghetto wenda ufite uruhinja, urebye kwirukankana uruhinja rwawe ku zuba ntibyavamo, ushatse akazi urakabuze, utangira gake gake umuntu agushuka ubwo bufaranga bikarangira ubuze choice ukajya no ku muhanda, ugasanga ugiye kwicuruza. Noneho ikintu twibaza cyane ko bavuga ko bakunda guteratera imwe ngo uyu munsi ngo hararya ufite nyina w'indaya. Ese ko bisa nkaho indaya zikorera amafaranga menshi, cyangwa bisa nkaho ziba ziyafite menshi, uzasanga urugo rw'indaya rutarya nabi, baba barya neza bya biryo byiza, baba biha, baba basohoka ahantu hahenze, baba barya ibintu birenze, ariko ugasanga ntava hahandi yarari. Ugasanga niba yarabaga mu nzu wenda y'ibihumbi 30, umwaka urashisha akiyibamo 3-4, kandi buri munsi akora ku mafaranga, buri munsi rwose ugasanga ahora afite amafaranga. Ariko ukibaza se niki gituma badatera imbere, niki gituma atava harenga ajya hari? Ukumva wowe ukora uburaya wakira ukaba ufite nk'amataje 3 muri iyi si ya Kigali. Ariko buriya ntago ariko biri. Bavuga ko umugabo waguze indaya akubwira uburyo ki indaya buriya ari ingome, kubera ko indaya iyo wamaze kuyishyura ngo muba mwarangijanyije, kuko akenshi uzasanga indaya zishyuza mbere, kuko hari ujya kurongora indaya nawe akayambura. Niyo mpamvu nazo zafashe icyemezo zo kwishyuza mbere. Ugasanga baracirinze, barumvikanye igiciro, nibyo yego naribi, amujyanye iwe cyangwa se iwawe, umugejejeyo rwose utarayamuha abagufitiye urukundo, ukarisa akagira ate, ariko iyo ukimara kuyamuha ukimara kumugera hejuru, gira vuba nigendere, ese nararangiza, ugasanga nyine arashaka kurangiza vuba vuba, ariko ukubwira nabi, uri muri hejuru ku murongo, ariko nta magambo meza ari mu kanwa ke. Umva, gira vuba, kubera iki? Aba ari gutekereza muri we ati niba yamaye 5 ku gasima, hari uri bume 10, hari uri bume 5, tuba abandi bamaze abakiriya, ati ngo abakiriya bagiye gushira mu isoko cyangwa se ku gasima. Ugasanga nyine nakubihirije kuko ari kwitekerereza uko ari bwisubirire ku iseta, cyangwa se ari kubona uri kumutinza. None yahuye n'aba bagabo barandaga bakarisa, abasomana, baba bafite urukundo rwinshi, usanga nyine bimugoye, ugasanga ari kwitekereza kwigira mu bandi bakiriya, agasanga avuze nabi. Kandi buri imboro mw'abantu kuyibwira nabi cyangwa se amagambo mabi shayiragwa, ugasanga rwose no kurangiza biranze, iraguye akigendera. Ejo yagarutse kugura, wa muntu bakoranye wenda cyumweru gitaha ntashaka kumureba, aritambukira akajya ku wundi, byagenda gutyo nawe ntamugure. Niho hahandi n'ubundi uzasanga indaya kubera umutima mubi zigira,
kubera gukunda amafaranga, kubera gushaka gufata amafaranga cyane byihuse kandi by'ubusa by'ubuntu, hariyo mpamvu zidakira. Ariko buri ugiye gutekereza wasanga bavuga ko kaze ni kaze. Niba wiyemeje kuba indaya koko ukaba delivery wa sexy, nibwo dushobora kuderivaringa neza kandi ukore ikintu gishaka. Niba warafashe umwanzuro wo kuba indaya, gute utaba indaya ifata umugabo wawe, ifata umugabo neza ku buryo neje agaruka. Erega burya nta mpamvu yo kuba indaya yo ku muhanda, yo kwitwa indaya. Ese buriya nuko abantu benshi badasambana? None se usambana ariwe n'usambana yagiye ku muhanda bose baba ari abasambanyi. Ariko ikibatandukanya ni uko umuntu wagiye gutega ku muhanda bamwita indaya, ni uko umuntu wagiye kwigaragaza ku karubanda wataye agaciro ko yashyize agaciro hanze bamwita indaya. Niyo mpamvu mu kinyarwanda bavuga ngo vuga uziga kandi ugire ibanga kandi ushyire ubuzima bwawe pirive. Niba wabufashe ukabugira nk'iriya modoka bita shira umuteto ipakirwamo abantu ibihumbi n'ibihumbi, niyo mpamvu nawe utagaciro ukitwa indaya. Iyo sura yawe igahora ikobotse, ugahora ufite mushihori, ugahora ufite uruda rubyimbye kubera kwirohamo amayoga, ugahora mbese wumye kubera kunywa izo za tunuri z'umumanura jipo yewe muntu n'izindi zose. Kandi noneho wa muntu ukorera kuri telefone wibereye mu rugo ugasanga aritwa mabuja, ugasanga mbese abantu bazi ko afite akazi keza ko mu biro byahe, nawe atunzwe n'amafaranga y'abagabo ariko kubera ko abikora neza mu cyubahiro ntiwamenya icyo kintu, ntiwamenya niba yicuruza cyangwa aticuruza. Ni kimwe nk'uko burya kuba uri muri botike ucuruza botike uba ukeneye abakiriya kandi bisubiramo. Niyo mpamvu iyo hari umukiriya uguze igihe unamukopa ukamwizera, ukamukopa utazi n'aho ataha ejo akagaruka. Buriya ntakunda no kwimuka muri karitsiye kuko aravuga ati ngiyi nayo imaze kuyimenyera, njyayo ikanankopa, ni gute nava muri iyi karitsiye, nzagurira mu yihe botike nzayimenyera ryari. Ni nk'umugabo wafashe neza aragaruka akaguhamagara akanagukumbura kubera ko wamwitwayeho neza, ugasanga kuvanye kuri rwa rwego utatekereza agushyize hejuru. Rero niba wiyemeje uwo mwuga koko wawuhisemo, bikore neza kandi utiyandaritse. Si ngombwa ngo ujye ku muhanda wiyambike ubusa urwane mupfa abagabo. Noneho hari akantu gasekeje, urabyutse uroze ugiye ku muhanda gutegereza umuntu mutavuganye, wavuganye n'uwo muntu se muziranye, ntuzi ko muri bunabonane, ariko wowe ukumva ko ngo niba haje umukiriya umwe aguze undi ugize cyane ngo he ngo uriya mukobwa ngo gateye isesemi gateye isereri ngo reka ngo bamuguze n'ukuntu ari mubi ngo n'ukuntu atari mwiza, ugasanga birakurenze. Ushatse kugira ishyari kandi uwo muntu ntiwari wamuteguye, ntiwari wategereje uwo mutavuganye, ntiwari wategereje ko muri buhure, ugasanga ubigizeho ikibazo, nawe wumva ko ugomba gukira yoroshye. Niyo mpamvu uzasanga wakoze ibintu utarimo neza, ugasanga ukoze uburayi imyaka 5 uracyari wa wundi watangiye ukorera 20,000, ubu ngubu ugeze kuri 5, uramanutse ugeze kuri 2, uramanutse ugeze ku 1,000, batangiye kujya banakugura 500 ibaze kandi warakoreraga 20 kubera ko warakabije, wanyweye ibitabi byinshi urapfa, waraboze, wanyweye inzoga nyinshi zidafite umumaro wawe, urasa nabi, urakobanya, urashaje kandi ukiri umwana, uvuga nabi, mbese ugasanga ugeze ku rwego rwo hasi utakagombye kuba uriho kandi uratangire ku mafaranga menshi, ikindi nta na saving ugira. Rero wa mukobwa unyumva se ko wa muntu wahisemo ubwo buzima, niba ari bwo wahisemo koko, akenshi na kenshi baravuga ngo umuhana avayo ntumuhana ajyayo. Sinjya kukubwira ngo bireke, ariko si byiza. Ariko icyo nshaka kukubwira ngo hindura imigendere yawe cyangwa uhindura imikorere yawe,
urebe neza. Unibuka ko burya imboro itakunda ko bayibwira nabi, idakunda amagambo mabi. Niba wariyemeje gukora uburaya, bukore kandi uniyubahe. Si ngombwa ko ujya mu muhanda, hari uburyo bwinshi wabikoramo. Ndagira ngo nkubwire ngo tangira wiyubahe, umenye uko ufata abakiriya bawe nk'uko wabigize akazi, nyine ugume ubigira akazi. Ikiganiro nakagaruka, wowe wakoze subscribe, share, comment, turagushimiye cyane. Nawe wifuza ko tukugira inama, komerezaho tukugira inama, tugufate neza nk'umukiriya cyangwa se tugufate neza nk'umuvandimwe wacu n'inshuti zacu, nk'uko twikunda nawe tugukunde. Ciao ciao.